Asifiwe Agahinda yaramaze iminsi afite atagera n'iwabo mu rugo kuko yaramaze iminsi abungera hariya muri quartier yaranze kuba yajya mu rugo. Mwarabibonye ukuntu Kazungu ndetse na Harima bashatse kuba bamusubiza mu rugo akabyanga, ariko ngira ngo murabona ko noneho ubu ngubu ibyishimo byo bigiye kuba byagaruka nyuma yuko abonye mama we, nyuma yuko Harima yaragiye kureba James maze agahita yumva umuntu arimo kunihira mu nzu, maze akamubwira ngo yitwa mama Asifiwe. Nubwo yahise yirukanka ajya kureba Kazungu, ariko Kazungu nubwo yari yabyanze yanze kubyemera, arimo kubwira Harima ati izo ni drama urimo gukina ntago ari ibyanyabyo. Ariko yageze aho ahita abyemera, maze barirukanka bajya kuba bamutabara. Nibwo bahageze basanga urugi rukinze maze bararwica bahita bamukuramo. Twabibonye neza bakimara gusohoka nibwo Asifiwe nawe yari arimo kugenda mu muhanda maze ahita yongera kubona mama we. Ese muratekereza hagiye kuba hakurikiraho iki nyuma yuko Asifiwe yongeye kuba yabona mama we? Ese murabona ibyishimo bitagiye kuba byose, ibyishimo bikaba ari byose, akanezererwa cyane ndetse akazanababarira Ashirafu, dore ko ubu ngubu ari bwiza guhita avumbura ko bamubesheye. Ese bizaba byagenda bite? Reka ngusabe niba ugeze hano ari ubwa mbere ukande subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zigeze kugereraho ku gihe. Kuganira kuri